Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese tubana hano ku biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho bijyanye no gusobanura inzozi. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ya rero kuri uyu munsi wa none ndigarukiye ngo twongere tugire byinshi tuganira ku nzozi ngiye kuba nagusobanurira cyangwa se ngiye kuba navugaho kuri uyu munsi wa none. Izo nzozi nta zindi, ese wigeze kuba uryamye noneho urota urimo kurira cyane? Nimba byarakubayeho umbwire muri comment uti yego byambayeho cyangwa se ntabwo birambaho. Gusa ariko ni ibintu bishobora kuba byaba kuri buri muntu wese, wowe bitabayeho bifite kuba byakubaho kandi nawe byabayeho. Nta bintu byadanje muri make, zari inzozi ariko byanga byakunda ziba zifite ubutumwa bukomeye cyane ziba zishaka kuba zakugezaho. Rero igihe niki ngo utuze cyangwa se utere agatebe wicare utuye n'inzozi mugenda murota. Ya rero mbere yuko dutangira ndagusaba gukora subscribe ugakora share kuko kino kiganiro ni benshi baba bakeneye kuba bakibona. Rero ni byiza iyo usharinze biradufasha sana. Then waba wakunze video yacu ugakanda like, then ukandika comment bikagenda neza cyane. Nimba ujye inzozi ukifuza kumenya icyo zivuze, ni byiza ko wanyandikira kuri nimero yanjye nyine mu buryo bwa WhatsApp cyangwa se ukandika muri comment hose ndagufasha. Reka dutangire dusobanura akantu ko kandi kuri izi nzozi zo kurota urimo kurira cyane. Ibi ni bimwe mu byo abantu bajya barota bikabatera ubwoba, agahinda ndetse no kwibaza byinshi cyane. Ariko nyamuneka gira amahoro, kuko burya inzozi ziba zifite ubutumwa butanga ubwisanzure ndetse n'ubwiyunge mu mutima wawe. Muri kino gice cya mbere reka turebere hamwe ibijyanye no kurota urira cyane. Kurota urira cyane ni ikimenyetso cy'agahinda uba wibitsemo wowe ubwawe. Iyo urose urira cyane bishobora kuba ari agahinda cyangwa se ibikomere by'umutima, nko kuba hari uwagukomerekeje cyangwa se hari umuntu wakuretse cyangwa se nanone hari icyabaye ukakigumana mu mutima wawe ntugisohore. Inzozi zawe rero ziba zikwereka yuko uwo mubabaro ugomba kuwuvugira hanze cyangwa se ugomba kuba wabisohora ukagira umuntu ubiganiriza kugira ngo ubashe kuba warekura ayo marangamutima wapfukiranye ari imbere muri wowe. Aha nizere ko muri kugenda mukumva neza cyane kabisa mwebwe mwese mudukurikira hano kuri Ghetto Challenge TV. Nubwo ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza. Reka dukomeze n'igice cyacu cya kabiri. Ngo kurota urira cyane ni uburyo bwo gusohora ibiri mu mutima. Hari ibintu byinshi cyane dukunda guhisha, nk'amarira, ikiniga cyangwa se umubabaro. Iyo utabivuze cyangwa se ngo ubishyire hanze, ubwonko bwo bubibika mu buryo butandukanye cyangwa se mu bundi buryo. Noneho byagera nijoro ubwonko bugashaka uko bubigusohoreza mu buryo bw'inzozi, ukarota uri kurira cyane. Ibi twakwita nka emotional release mu ndimi z'amahanga, cyangwa se gupfukura umutima mu buryo bw'ibanga. Nanone kandi kurira mu nzozi bishobora kuba byaba intangiriro yo gukira. Ahubwo kurota urira cyane ari igikorwa gitangira urugendo rwo gukira ibikomere bya kera cyangwa se ibikomere wagiye uhura nabyo mu gihe cyawe cyashize. Birashoboka yuko wari warabaye umuntu wicecekeye ku bikomere cyangwa ku bintu byigeze kuba byakubabaza. Ariko iyo urota urira cyane uciye bugufi, ibi bituma utangira kwemera ko hari icyagukomerekeje, ari nacyo gituma utangira kwikiza uwo mutwaro. Nimba tugeranye kuri uyu munota byaba byiza bigukije gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda dushyiraho hano kuri Ghetto Challenge TV bijyanye no gusobanura inzozi. Yes, mfite kuba nakora ikiganiro ugasanga izo nzozi ntabwo wigeze uzirota, ariko bagenzi bawe cyangwa se inshuti yawe ugasanga wenda yarazirose. Ni byiza rero ko uba ugomba kuba washaringa cyangwa se wasangiza kino kiganiro abandi bashuti bawe bagiye batandukanye kugira ngo nabo babashe kuba babona ibyiza dukora hano kuri Ghetto Challenge. Yes, reka rero dukomeze dusobanura akantu kandi kuri izi nzozi zo kurota urimo kurira kabisa, ubona uri kurira cyane wafatiyeho mu buryo bw'inzozi. Rero bifite ubutumwa bukubwira, niyo mpamvu nanjye mba naje ngo musobanurire akantu ku kandi. Mu kandi gace ho baratubwira ngo hari n'igihe biba ari ubutumwa bwo kwisuzuma no kwegera Imana.
ubundi inzozi nk'izi ngizi zishobora kuba ubutumwa bwo kwisubiraho, kwisuzuma ndetse no kwegera Imana. Ushobora kukubwira ngo wari warirengagije amarangamutima yawe, none igihe kirageze ngo wirekure, usenge, ubabarire cyangwa se usabe imbabazi. Izi nzozi zikwereka ko igihe cyo gukira no gutangira bushyashya cyageze. Reka tugende tugana no ku musozo. Buriya ni byiza cyane ko tuba tutagomba gukora ikiganiro kirekire kugira ngo kitabarambira guys. Rero reka tugende tugana ku musozo, ari nako ngenda mbahereza inama, kumpereza inama buri muntu wese wabashije kuba warota izi nzozi ndetse nawe turazirota izi nama, cyangwa se iyi nama iba ikureba nawe. Inshuti yanjye, niba uherutse kurota uri kurira cyane, ntugire ubwoba, si uko uri mubi cyangwa se ko wenda hafite kuba hari ikintu kibi kigiye kuba cyakubaho, no, ahubwo ni uburyo bw'ijwi ry'umutima wawe rishaka kukubwira ngo igihe cyo gukira, kuruhuka no kwisanga cyageze. Izi nzozi ni umwanya mwiza wo kwisuzuma, kubabarira abandi ndetse no kwibabarira wowe ubwawe. Kandi niba hari igihe wigeze kumva ufite agahinda kenshi cyangwa se agahinda gakabije muri wowe, ujye wibuka yuko byanga byakunda mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana itabara buri umwe wese. Ukibuka yuko iyo Mana ikwitayeho, kandi hari n'abandi bantu baba bagiye bakwitayeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ntangangiye nsoheza rero, ni byiza ko wakora subscribe cyangwa se gusangiza ino video bagenzi bawe bagiye batandukanye, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke ukande subscribe, wibuke ukande like, wibuke ukore share, wibuke wandike muri comment utubwire ngo nisaba cyane, cyangwa se utubwire ngo utaha uzadukorere izi nzozi. Reka duhure utaha, ndabakunda cyane, nari Aizo wanyu.